uyu munsi nukugora wibuke impamvu watangiye, wibuke abo wifuza gufasha, wibuke ejo hawe n'icyo ushaka gusiga kuri iyi si. Igihe cyose wumva ushaka gucika intege, menya ko ushobora kuba uri hafi cyane y'intsinzi. Ejo hawe haracyari heza kurusha uyu munsi niyo utabibona nonaha. Ntukigereranye n'abandi. Urugendo rwawe na buri wese uri kuri iyi si ruratandukanye. Icy'ingenzi ni uko utera intambwe niyo yaba nto. Izere ko ibyo ukora uyu munsi bizatanga umusaruro ejo, izere ko uri uw'agaciro, izere ko ushoboye. Kuri uyu wa gatanu ndashaka ko ugenda wumva ko ukomeye mu mutima, wumva wifitiye icyizere kandi witeguye gufata inshingano z'ubuzima bwawe. Ntuheranwe n'ejo hashize kandi ntutinye ejo hazaza. Genda wibuka ko uri mu bantu bashoboye, bafite agaciro kandi bashobora guhindura ubuzima bwabo n'ubw'abandi. Ku wa gatanu si umunsi wo kunanirwa, ahubwo ni umunsi ukwiye kwiyibutsa aho ugeze ndetse n'aho ugana. Niyo icyumweru cyaba cyarakugoye, kuba ugeze kuri uyu munsi ubwabyo n'intsinzi. Niba hari aho wacitse intege muri iki cyumweru